icyo mbona cyo buri gihe Trump ubwa kabiri agiye kuyobora Amerika nubwa kabiri ni manda ya kabiri yego ubwa mbere yarayoboye manda ya mbere avaho yego hazaho Biden avuyeho Trump aragarutse yego uko byagenda kose Trump uko byagenda kose ashobora kuba nta bintu byiza azageza kuri Amerika kuko Trump buri gihe iyo ari ku buyobozi Amerika igira ibibazo kandi birenze bwa mbere habaye iki bwa mbere abanyafurika bari muri Amerika yarabatoteje harya ni nabwo corona yajera cyane none habaye inkongi y'umuriro kandi inkongi idasanzwe nese ko bavuga ko irankongi nta kintu kugeza na n'ubu ntibaramenya icyayiteye nicyo kibazo kandi no kuyizimya biragoye ngo umuriro urimo uratumbagira ku butumburuke aho indege itabasha kugera abantu bari kuvuga bati ni Imana yaje kwihorera ariko njye siko mbyumva impamvu atari ko mbyumva niba habaho ikintu kibaho muri isi abantu twibagirwa vuba uribuka koroniza yego abantu barapapye sinzongera kurya udufaranga twanjye ngo ntumarireyo nzajya nsevinga ariko ubaka kanya uvuze ngo ayo mwasevinze kuva corona yarangira ari uvuze ngo byibura reka tubiheguma mu rugo y'iminsi 2 nanone abantu basubira iwabo nibo benshi yego abantu baragiye bazana bagenzi babo bararabambukanye bugogo bati karabaye ati none kandi burusanga buri wese avuga turarya iki bagasubira iwabo bagashaka kujya kurya ibijumba batahinze kandi bari muri Kigali bararabanywa amayoga bararabarongora indangamirwa bakanga kwizigamira abantu bagiye mu byaro muri cya gihe cya corona ahubwo baragiye noneho bazana na barumuna babo n'abakuru babo atumugira ryoshye noneho baruzi abantu twibagirwa vuba twebwe abantu tuba tureba ibyako kanya iby'igihe kizaza ntago tuba tubyitayeho muri makeya nyine tuba tumeze nk'ibishushungo byigendera tuba tubara ibyako kanya kandi bura niba hari ikintu kibaho muri iyi si. Yes, ladies and gentlemen, ndabasuhuje kandi mbaye nikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Ahabona TV. Mbahaye ikaze mwe mwamaze gukora subscribe, nawe niba utarayikora ukaba ugiye kureba iki kiganiro, reba munsi y'ino video ukandaho handitse subscribe kugira tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nge mwumva kuri micro Ishoboy Kizo ina Ahabona TV, tukaba nanone tugarutse muri wa mwanya wacu ya Talkative mukunda muri benshi mugenda mutugaragariza ko ari ibintu byiza twabazaniye hamwe tubazanira inkuru ziri kuvugwa hirya no hino tukaza tukagira icyo tuzivugaho hamwe na mugenzi wanjye Grace mureba imbere yanyu. Grace turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Yego gra umeze ute amakuru y'iminsi hari yaceho iminsi tutabonana? Yani meza. Umuntu abashima Imana. Ejo bundi warambwiye ngo amaherena ngo bishobora kuba ari bwo bwa nyuma nkubonye uyambaye ko yagarukanye. Oya narakubwiye ngo bizaterwa n'umwenda nzaba nambaye. Njye amaherena nyambara bitewe n'umwenda nambaye. Yego cyangwa se wenda na mudu ndimo. Uba abantu barajavuge ngo ugira amaherena amwe kuki ari yuhoramo. Aya maherena ndayakunda. Aya maherena ni najyanye mu murenge gusezerana. Kandi ejo bundi watubwiye ko uri umukobwa. Nababwiye ko ndi umukobwa kubera ko nta mugabo mfite tubana nawe mu nzu. Uramushaka se? Oya. Nawe uri muri babandi bashaka kubyimenyera. Nta n'ikintu bintwaye. Bashaka kubaho bisanzuye nibyo nshatse kuvuga. Nta n'ikintu bintwaye. Kubaho wisanzuye. Ubu niyo watasa sita z'ijoro. Oya nanone. None se ubwo ngiye gutasa sita z'ijoro ndamutse mvuye mu kazi. Byaba ari byiza. Ariko ntashye saa sita z'ijoro ngo nukubera ko ngo nzajya ngorobereza ngo nta mugabo ngira ngo ngenzura nanjye ubwanjye mba ngomba kwigenzura. Mundi se gute ngira umuntu ngenzura? Ntabwo nakwigenzura. Hari ukuntu ushobora kuvuga uti wenda nk'aka kanya ukiva mu kiganiro telefone igahita guhamagara akakubwira ngo duhurira ahantu hana mukinywera mukibyinira mukiyogera. Byaterwa n'inyungu naba mbifitemo. Ngiye nkora ibintu bifite inyungu. Mu buryo bw'amafaranga se?
none se hari izindi enjoyment se yo none se hari izindi nyungu umuntu hari izindi nyungu umuntu muri iyi sagira zitari iz'amafaranga igiti ugatapfuna urubavu ikidare nanjye ibyo nabyigurira nakoze nanjye ibyo nabyigurira ako umuntu kwigondera ko njya mbona ngewe uri mu bantu badashobotse ushobora kuba uri umufungamutwe ngenda nashobotse cyane buriya twahuje nta muntu ushobotse nkanjye yego pfa kuba gusa twahuje bigakunda ndashobotse mba numva ngo ibintu byose ngo ugomba kuba ufitemo inyungu kandi abasore bari hanze aha inyungu zabo urazizi oya nibyo ariko none se reka nkubwire njye ntabwo ndi umurozi niwe ukorera ubusa kandi nawe uko byagenda kose nubwo tuvuga ngo abarozi bakorera ubusa ashobora kuba bigiramo inyungu twe tutazi umurozi se ashobora kuba kwica abantu se ari none se reka nkubwire ko iyo atisha umuntu ahangayikishwa n'iki ashobora kuba ari aba bifitemo inyungu twe tutazi ukaba ufite amatsiko yo kumenya inyungu yaba bifitemo zirahari we na bagenzi babyumvikanaho cyangwa se babikorana baba bafite uko babigenza kubera ko nta muntu ubaho muri iyi si gukora ikintu kitarimo inyungu ntawe ubaho waheheze ubu ugiye kumera nka babandi bavuga ngo n'ababikira n'abapadiri n'abaki bose bavuga bati twebwe tugiye kwiha imana baba bifitemo inyungu ukomeje ku cyababikira nka buriya mbarumbwira nk'umuntu ujya kuba umubikira aba afitemo izihe nyungu ahubwo se wabikura hehe kubaho nta kintu ubu njye nabikura hehe kugira ngo mbe umubikira byo byonyine bifite ba nyirabyo ntabwo ari ibya buri wese ntabwo nabishobora kuba ko atari ibyanjye ntabwo nabishobora kuba ko atari ibyanjye bifite ba nyirabyo kwihangana byakugora urabizi ko kwihangana kwawe ari guke ariko se ndi kukuvuga ko atari ibyanjye bifite ba nyirabyo nyine babibashije wowe ibyo ubashije ni uko utaba umubikira ngewe ibyo mbashije ni iby'imihanda nyine n'ibyo kwirirwa nguruka yego kandi ubwo uwo wishimiye cyangwa se umuntu mwahuje harashya koko ushatse kuvuga iki uratubwiye ngo mwahuje wahuje n'umuntu nahuje n'umuntu yaba mu buryo bw'ubucuti yaba mu buryo bw'akazi iyo nakunze imyitwarire cyangwa najya agakunda imyitwarire yanjye turakomezanya urugendo kandi bikagenda neza icyo nshatse kukubwira nta kindi ngize ngo ni bya bindi bajya bavuga ibyo ni ibyabo ntabwo mbizi ku gakote k'umweru gasa n'amata ushize wavuze kuri Mutesi Jolly none ndabona nawe watangiye kumwigana nawe urashaka ikigabo cy'igisaza cyangwa wakibonye shamugira amagambo ariko uriya mugabo wa Mutesi Jolly wamukura he na n'ubu uracyamushakisha sinjye hari uwo nabonye wamukura hari uwo nabonye yampaye na nimero ze arambwira ngo ze kubahuza uri tayari wamukura hehe karuka abantu tuba twiyemera twicisha hirya no hino wamukura he warashatse uramubura ese wamukura kusa nk'umuntu washakishije ukabura bakubwira ngo ibise birasabirana nk'ubu narongorwa n'umusore wo muri banki ntajya kubitsa muri banki ntakora muri banki twarahuriye hehe ku mihanda cyangwa se mu gihe yafashe akaruhuko ariko rasebe umusore ukora muri banki se agenda imihanda aba afite akamodoka kamutwara akagendamo buhoro buhoro niyo akoze siporo azikorera ahantu akajya muri za vision akajya harya hamwe bita Nyarutarama bahita hehe muri za golfe akajya ahantu hadanje ubwo se muri golfe njye najya yongeye gukora ikibati sawa nturi umukire simbona uri smart na ndo umukire ku mutima ariko kubijyanye na gutya se ndo umukire ndacyahigahiga ndacyashakisha naho ndagera mara nubwo kujya kwirarira ngo nze nigira umuntu wa danja uko ni kwakunda abantu bavuga ngo utwiheshemo nawe abantu bamenye ibyawe bakumirwa ndo umuntu usanzwe da ndacyashakisha ntacyo ndageraho ngeze ngo ubwo nawe uri muri ba bandi bavuga ngo iby'isi byose ni ubusa ko byamera kose iby'isi byose ni ubusa ariko iyo utabifite urara ubusa iby'isi byose ni ubusa ariko iyo utabifite urara ubusa ubwo bishatse kuvuga iki nimba ari ubusa ukarara ubusa bishatse kuvuga ngo uko byagenda kose turabikeneye kuko ubaye utabifite warara ubusa
nubwo ari ubusa icyo baba bashatse kuvuga ngo ni ubusa ni uko ushakisha ugashakisha ariko amaherezo ibyo washatse bikarangira uvuye mu mubiri ntubitunge ariko uko byagenda kose niyo wabibona niyo wabishakisha ntubitunge wenda ukaba waravuye mu mubiri ariko hari igihe bigirira ingaruka nziza kuba wasize cyangwa ku muryango wawe rero ntibimeze nk'uko wasiga umuryango wawe nta kintu usize hanyuma bikaza kwitwa ubusa gute kandi bifite umumaro bavuga ko impamvu ari ukubera ko nyine ibyo washatse usiga nta kintu nyine na kimwe ujyana nyine umumva uko wavuye mu nda ya mama wawe nta kintu uzanye niko n'ubundi usubira hehe mu nda y'isi nta kintu usubiranye niyo mpamvu wabyita ngo ni ubusa ariko muri iyi si iyo uhagaze hano ukaba nta kintu ufite urara ubusa ngo ibintu byose tuba turi guhiga bizarangira bibaye ubusa no uzapfa umwana wawe bisigarane umwana wawe apfe umwana wawe bisigarane gutyo ari uruhererekane bigenda ari uruhererekane kugeza isi irangiye uko byagenda kose abantu bubatse isi si bo bayirimo abantu bagiye bashinga amahema bagakorera ibiti neza inyamaswa zacu bakazorora zikororoka ntabwo ari bo babirimo barabisize abandi bagenda uruhererekane natwe rero uko tumeze natwe tuzabisiga bisigaremo abana bacu abuzukuru bacu nabo babisiga gutyo ibintu muri iyi si ababizanye baragenda bigasigaramo bene babo umuntu akaba arwana n'iki ubwo wabonye ibyo kurya ubundi ibindi byaba ari ibyo wazabyihoreze wazaretse kugaruka ahangaha ukareba ariko n'ubundi nta bindi birenze njya nshaka uzabyihorere ureke kugaruka ahangaha urebe nje kwirebera ibyo kurya uzabyihorere urebe ku mpima jewe uretse kurya no kwambara nkoga nta kindi kintu urasetsa ukuri kw'Imana ari igihe ushobora gutekereza gutyo noneho uyu munsi kurya ukaba wabibonye ukaba wananyweye wanabonye naho urara ariko ubuzima buhora butwishyuza shumi oya njyewe nkimara kubona biriya bintu nabonye biri kuba navuze ntiwape kabisa namaze kubona abantu biruka bahunga n'ibintu nabonye biri gushya navuze ntiwape washaka yajya yirira akiryamira yagira amahirwe akabyuka akikomereza ariko ibyo guhiga ibintu bya mirenge wapi pe biriya bintu rero ushatse kuvuga kuri iriya nkongi iri kuba muri California muri Amerika biriya bintu biri kuba si ubwa mbere bibaye muri Amerika se oya no bwa mbere nyine reka nkubwire ngende kuvuga mu isi hose kandi ikindi hari ahandi wigeze wumva inkongi imeze kuri iyo turi kuvuga umuriro tuba tuvuga umuriro muri rusange oya mwese umuriro niba inzu mwihiye ibyo ni ibintu bisanzwe oya hari none se reka nkubaze none nta mwuzure ujya uba ku isi hose se oya agace runaka none se nta mutingito ujya uba ukajyana abantu none se ntago agace kamwe runaka kajya gashya ariko uzi ko iriya nkongi yatangiye ku itariki 8 uyu munsi turi zingahe uyu munsi turi ku itariki 13 iriya nkongi kuba iri kuba uzi ko iriya nkongi igiye kuba ibyumweru hafi nuko nyine yabaye muri Amerika nyine Amerika tukaba tuzi ko ari igihugu gikomeye gifite n'ubuhangange gifite n'ibintu bikomeye gifite n'abantu bakomeye abantu bakaba babitekerejeho cyane bati satani Imana ije kwihorera ije kugira gute ariko njye cyo mbivugaho cyangwa se nuko mbyumva akomeze nibuka ko hano mu Rwanda dufite agace kitwa California urakazi California harya ni Nyamirambo n'ubundi ni Nyamirambo ni Gikondo aya hari ahantu Nyamirambo uri guturuka gutya ku isoko uza abantu bazi Nyamirambo ku isoko uza gutya isoko rya biryo gose Nyamirambo isoko rya Nyamirambo Rwezamenyo uri kuza uturuka neza ku isoko gutya mu muhanda wo hasi uza ukareka umuhanda ujya Rwezamenyo ku Kagari wowe ukaza mu muhanda uza gutya munsi mu muhanda utungukira n'ubundi kwa Gisimba hari agace kari munsi y'umuhanda bita California ako gace rero California
n'ubundi ibyo bikorwa bibera muri Amerika aho ngaho naho nyine birahabera. Ibyo bikorwa nyine bavuga ngo haba indaya nyinshi, ngo haba ibikorwa bibi, naho ngaho California Nyamirambo naho niko hameze. Ubu naho wagiye kuzashya? Oya, ntago twabigena gutyo kubera ko buriya ni kiba cyashatse kuba. Icyiza nuko tutaramenya nira nkongi cyayiteye. Ese bajya kuyitirira gace, bajya kukitiranya nako hirya iyo kubera ibintu bihabera. Bivuze ngo ira California yo muri Amerika nayo hari ukuntu biba byaragenze, hakaba wenda hari nk'umuntu runaka uba waravuze ati aha hantu reka tuhite California bitewe n'ibyo ahabona. Gusa njyewe icyo mbona cyo buri gihe Trump ubwa kabiri agiye kuyobora Amerika. Nubwa iyi ni manda ya kabiri. Yego, ubwa mbere yarayoboye manda ya mbere avaho. Yego, hazaho Biden. Biden avuyeho, Trump aragarutse. Yego, uko byagenda kose Trump uko byagenda kose ashobora kuba nta bintu byiza azageza kuri Amerika, kuko Trump buri gihe iyo ari ku buyobozi Amerika igira ibibazo kandi birenze. Bwa mbere habaye iki? Bwa mbere abanyafurika bari muri Amerika yarabatoteje. Harya ni nabwo corona yajera cyane, none habaye inkongi y'umuriro. kandi inkongi idasanzwe. Nese ko bavuga ko ira nkongi nta kintu kugeza na n'ubu ntibaramenya icyayiteye. Nicyo kibazo. Kandi no kuyizimya biragoye. Ngo umuriro urimo uratumbagira ku butumbuke aho indege itabasha kugera. Abantu bari kuvuga bati ni Imana yaje kwihorera, ariko njye siko mbyumva. Impamvu atari ko mbyumva, Imana yavuze ko itazongera kurimburisha umwuzure, sibyo? Yego, ariko kandi Imana yarimburishije umuriro muri Sodoma na Gomora. Iby'Imana yarimburishije ahantu ntabwo yakongera kubirimburisha. Ifite ikindi kintu izarimburisha kidasanzwe, kuko umuriro yarawukoresheje muri Sodoma na Gomora, umwuzure yarawukoresheje kwa Nowa. Ubwo rero ntabwo bibaho ko Imana yakongera kurimburisha umwuzure. Biriya ni ibintu cyarimburisha kitari amazi n'umuriro. Imana ifite ukundi kuntu izabigenza tw'abana b'abantu tutazi, nkuko n'ubundi icyo gihe yabikoraga nta muntu ubizi. None se ubwiriya yo si Sodoma na Gomora baba barimbuye n'ubundi? Biriya ntibisanzwe. Ngo hariya n'ahantu hagaragara ubusambanyi, hagaragara ubutinganyi, hagaragara ihohoterwa, hagaragara ibibi byose. Niko gace ka mbere karagace. Noneho wumve ikintu gitangaje, inzu ku yindi igenda ifatwa. Ntabwo turamenya umubare w'abantu bashobora kuba baraguyemo. Noneho ikinatangaje burashobora no kuba nta n'abantu banaguyemo, ahubwo ngo barahunga. Kugira ngo hari ahantu haba umuyonga nyine hazaba amateka, ku buryo bazanahubaka n'ikintu kivuga kiti dore California yarahiye, ntihazagire n'umuntu hasubira kuhatura, hazabe amateka. Abantu bose bo mu isi bazajya baza nyine, twe niba twaravuyeho hakaza abandi bantu mu isi bavuga bati California 2025 yarahiye, habaye umuyonga, nta n'umuntu uzongera kuhatura. Ku buryo bahita bavuga ati hano hantu ni Imana yabigenje gutya, bakajya bahasura nk'uko basura n'ahandi. Imana tujye tuyikura mu bintu byacu. None se inkongi ntibaramenye icyayiteye. Imana tujye tuyikura, kandi igenda yiyongera umunsi ku wundi. Nagusobanurire nakubwiye ngo Imana yavuze ko ikintu yigeze ikoresha mu kurimbura agace runaka itazongera kugikoresha. Kandi umuriro yawurimburishije Sodoma na Gomora. Ubwo rero ntabwo biba ko yakongera kuwukoresha, ahubwo ni ibyashatse kubaho nk'uko n'ibindi byose bigenda bibaho. Ubwo mushatse kuvuga ko wenda Imana irimbuye Kosimosi, cyangwa nyine wenda Kosimosi haje umuriro cyangwa hakaba ikindi kintu kidasanzwe, mwavuga ngo ni Imana ibikoze gutya na gutya. Fashe nk'imigina, kubona tukabona amazi aturumbutse mu migina honyine. Kari uko twagize uwo mwaku, cyangwa se California rero yahuye n'uwo mwaku hagashya. Iyo haza gushya ahandi hantu wenda hatavugwa ibyo bintu, mwari kuvuga ngo iki? Nk'Isirayeli igashya, mwari kuvuga ngo iki? hari kuba hari umudayimoni ari kuba wahateye. Hariya rero ngo kubera ibikorwa bihakorerwa, ngo Imana yarakara avuga ati sha batwike hagombe ahe. nta nubwo Imana nijya kurimbura isi ntabwo izarimbura agace kamwe. Uratekereza ko ari inde waba ubiri inyuma? Uravuze ati wabanje kuvuga ngo Trump igihe cyose azaba akiyobora Amerika nta mahoro Amerika izagira, kubera ko agaragara nk'umuyobozi w'igitugu.
ntabwo agaragara nk'umuyobozi w'amajyambere, nk'umuyobozi w'amahoro, agaragara nk'umuyobozi w'igitugu. akaba ariyo mpamvu biriya byose n'ubundi bigenda bikurikira. Ntabwo twabimugerekaho. ese ku mugani ku bwa Obama nanjye ndatekereje siko ku bwa Obama koko nta kintu kigeze kiba cyakanga abaturage kuri rwa rwego. na Biden yayoboye neza, kandi Trump usaba ushize se yayoboye muri 2021. No, 2020 si hayoboye. Twabonye ukuntu twahuye na corona ya dangerous. Ntawamenya, reka tureka. None se abanyarwanda bajyayo harya ngo baba bagiye guhaha. Oya, reka tureka kumucira karuru tega. Oya, rega Amerika iba mu nzozi za buri wese. Ubu nawe wabona ikuri mu nzozi. Muri Amerika bajya bavuga ngo umuntu wageze muri Amerika ijuru ry'aba yarigezemo. Amerika ngo ni ijuru rito. Nta rindi juru abategereje riheze. Ubu se nimba ijuru ryabo ritangiye gushya mwoka byaramwe. Aha, nawe ubwo nibiyizire mu Rwanda simbona u Rwanda narwo rugenda rutera imbere umunsi ku wundi. Ruratera imbere ni na byiza, hari n'umutekano. Buriya nta kintu cyiza kibaho nko kuba ahantu hari umutekano. Buriya wagira ibintu bya mirenge ku ntenge ariko nta mutekano bifitemo, nta kintu byaba bivuze. Byaba ari ubusa pe. Tujye twemera umutekano urakonta ku bintu byose. Nk'ubu abanyarwanda bari muri Amerika bari bakwiye guhita bafata iya mbere bakizira mu Rwanda kuko n'ubundi Amerika ni nini. Buriya rega bishobora no kuviramo ko Amerika yose ifatwa. Amerika niba hahiye California tuzi ko bafite imijyi irenga 54. Leta se harimo leta nyinshi se ijya menya imibare. Bafite imijyi myinshi. Uko byagenda kose twebwe icyo twumva cyangwa se icyo dushaka kumvikanisha, ngiye cyo numvikanisha ni kimwe. Ni ibihe n'ibigwirira buri wese. Niba California yahiye, hari n'ahandi hahiye tutazi. Ariko akabataye kuri rwa rwego. Nyine buri kintu cyose. Cumi uzi ko ngo hahiye hegitari 180. Buri kintu cyose kigira akarusho. Buri kintu cyose kigira akarusho. Buriya nyine akarusho kabaye California. Gusa ntabwo twabitindaho cyane. Imana ibahe kwihangana, gusa biranababaje. Birababaje kuba abantu bari bafitemo imitungo ubu yose yahindutse umuyobozi. Ukuntu nabonye abaye ikibuga. Noneho buriya niba ari ikintu kibaho kimbabaza mu buzima bwanjye, abagore batwite, abagore, abana, abantu bageze mu zabukuru. Iyo numvishije kiriya kintu nicyo kintu mpita ntekereza mu mutima wanjye. Abagabo se ntabwo bakubabaza basabana. Oya, umusore buriya arirukanka bigakunda. Ariko uzi kubona umugore aratwite ahetse undi mwana. Muri Amerika se bapfa kubyara. Ntabwo bapfa kubyara, ariko wenda reka tuvuga ko harimo abameze batyo. Cyangwa se kubona umuntu uri mu zabukuru, umusaza afite agakoni, umukecuru wububa. Uriya muriro hari igihe hari igihe awusigaramo kubera ko yabuze izo mbaraga zo kwiruka. Icyo twakora ni kimwe, tubasabire kubera ko n'abantu bagenzi bacu. Ibyo byo kuvuga ko Imana yabarimburiye aho bari, tureke no kubivugaho cyane, ahubwo tubatekerezeho ikintu kimwe cyo kubasabira kugira ngo Imana ibarengere. Kuko biriya bintu birababaje. Nubwo Amerika ikomeye, hari n'igihe yakitabaza Afurika ikayiha inkunga kugira ngo irengere bariya bantu bavuye mu byabo. Ubwo se ubu ku mugani ko Trump yajyaga noneho avuga ngo muri Afurika ni umwanda n'iki, ubu noneho ntakeneye umusada. Oya, ari abantu bavuye mu byabo barakomerewe. Attention, barakomerewe. Ubu Trump ntakeneye umusada noneho wa Afurika. Reka nkubwize ko n'indege ze zananiwe kuzimya. Reka nkubwize ukuri, ngende kubatekerezaho avuga nti Imana yo mu ijuru. Njye noneho buriya mbonye ikintu cyangwa se nkabona nkumva ikintu mpita nishyira mu mwanya wa mugenzi wanjye. Ati bimbayeho. Ese wakwifata? Kandi wowe noneho uzi no kwiruka. Ubu buri muntu wese wazindutse yagiye mu kazi, yagiye gushakisha. Buri muntu wese abatekereza ku rubyaro rwe. Buri muntu wese abatekereza ku muryango. Ubu noneho twakwiruka tugana Imana we binabaye no kuntu nzi uri ikinyetere dore. Ubu ngo biramutse bibona navuga ati Imana we, umwana wanjye, famiye yanjye, nibyo nabandi kwitekerereza. Noneho ku mugana wawe simbashije no kwiruka no kugenda bisanzwe simbibashije. Washya mu bambere wowe uko nkuzi. Nakongoka ahubwo. Ariko nanone ubwoba butuma umuntu agira imbaraga. Ushobora no kwiruka umuntu agira imbaraga
ukagira imbaraga utari unafite. ubu ntureba n'uko ungana ushobora kwiruka ukansiga rwose kubera ubwoba ubwoba buhindisha umushyitsi. reka dusabire bari abantu rwose tubasabire Mana ubumve bari abantu barengere niba ari n'ijyana Imana yabahaye ubahe inema yo kwihangana ahubwo indangamirwa zacu zo mu Rwanda biriya bintu bibabere isomo rihe bahere mu migina basenga bahere California yahi Nyamirambo watubwiye basenga hari ikintu utaruzi buriya niba haba ikintu kibaho muri isi abantu twibagirwa vuba. Uribuka koroniza? Yego. Abantu barapapye sinzongera kurya udufaranga twanjye ngo ntumarireyo nzajya nsevinga. Ariko ubaka kanya uvuze ngo ayo mwasevinze kuva corona yarangira ari uvuze ngo byibura reka tubeheguma mu rugo y'iminsi 2 nanone abantu basubira iwabo nibo benshi. Yego. Abantu baragiye bazana bagenzi babo bararabambukanye Bugogo bati karabaye ati none kandi burusanga buri wese avuga turarya iki bagasubira iwabo bagashaka kujya kurya ibijumba batahinze kandi bari muri Kigali bararabanywa amayoga bararabarongora indangamirwa bakanga kwizigamira. Abantu bagiye mu byaro muri cya gihe cya corona ahubwo baragiye noneho bazana na barumuna babo n'abakuru babo atumugira ryoshye noneho baruzi. Abantu twibagirwa vuba twebwe abantu tuba tureba ibyako kanya iby'igihe kizaza ntago tuba tubyitayeho muri makeya nyine tuba tumeze nk'ibishushungo byigendera tuba tubara ibyako kanya kandi bura niba hari ikintu kibaho muri iyi si niba ubonye umwanya cyangwa se ukabona igihe gikoreshe neza mwana kuko niba ari ikintu kibaho gishira muri iyi si ni igihe. Gara tugana ku musozo gira isomo utanga unahumuriza bari abantu bo muri Amerika ashobora kuba harimo n'abagenzi bacu b'abanyarwanda cyangwa se ikiremwa muntu muri rusange. Isomo natanga ni rimwe yaba ku bantu bose tujye duhora twiteguye buri kimwe cyose ntitukumve ko turi muri paradizo kubera ko ibihe birahinduka uko byagenda kose nta paradizo turimo ibihe birasimburana ibyiza biraza bikagenda hakaza ibibi byose biza bigize gute bihekeranye. Niba umeze neza aka kanya wikirarira wikihenura kuko igihe cyiza urimo mugenzi wawe uri mu kibi icyo cyiza yagihozemo. Abantu bo muri Amerika rero ndababwira ikintu kimwe ndabahumuriza basenge cyane ibihe barimo Imana izabibakuramo bajye mu bindi bihe. Natwe twahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye twagize jenoside igera hirarangira abantu basubiye mu buzima busanzwe ariko muri kiriya gihe abantu bariho 9 kane ngiye biriya bintu baranye sinjye nanabyiyumvisha kuko mba numva binteye ubwoba ngiye turi mu gihe cyo kwibuka mba njunjamye kandi jenoside sinyizi navutse muri 2000 akumva njunjamye nanjye bwanjye sinzi ikintu gituma njunjamye. Ubundi rega hari ibintu bibaho bikagira ingaruka no kubuzukuru no kubuvira byose impamvu rero nuko wenda nyuma haza kubaho ubuyobozi bwiza bukaba bwadufasha kwiyubaka ariko ubundi ikintu nka kiriya impamvu njunjama ni iyi ngiyi ni ukubera ko mba ndi gutekereza ku babyeyi bacu bari muri biriya bihe mba mvuga nti se bari bameze gute babigenzaga bate bifataga bate. Niyo mpamvu rero Mana jya uturengera pe kuko birababaje gusa bari abantu bo muri Amerika Mana bahe kwihangana kandi ubahe ibihe bikwiriye gusa icyo nabizeza ni kimwe biriya bizarangira basubire mu buzima busanzwe. Yego. Reka tugushimira. Murakoze cyane. Reka dushimire n'abari badukurikiye abantu bafashe umwanya bakareba iki kiganiro
tubibutse gukanda aho handitse subscribe kugira tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bizajya bigenda bikurikira. Iyi yari Ahabona TV, iyi yari Talkative y'uno munsi, turi kumwe na Grace, nge mwumvaga kuri micro yari Grace, Amini yari Kizo, umva ukuntu mvugishwa. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka, ciao ciao.